ndabona umutima utera cyane. uri kureba mu ijosi rye cyane. Ndareba hejuru. ari kureba hejuru Ndareba hejuru. Wigeze ukunda Eri? Mukunda nk'inshuti kuko nabikubwiye ni inshuti yanjye. Nanjye ntabwo nimvuze ko mukunda nk'ikindi kintu. Okay, ndamukunda. Yego. nuko Imana iravuga ngo mukundane nkuko nanjye nabakunze. Ibyo ni ijambo ry'Imana Sabera. Ariko abajama mwahuye bakavuga bati Divine se barabirangije. Nyine nibyo nakubwiraga bararyamye bisanzwe. Sinzi n'ubushobozi mwagira urumva bwo kubikora. Sabe kandi singe umuntu wa mbere ubikubajije. Divine ko atabimbajije. Kandi uri umupapa mwiza byaka. Divine ko atabimbajije. Uzi ukuntu useka? Yesu we. Birangiye bivuze. Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza kuri Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza aho uri atandukanye ku isi. Nizere ko uri amahoro. Niba utari amahoro cyangwa ikaba bitameze neza mu buzima bwawe, wihangane umve yuko ejo bizagenda neza uko byagenda kose. Nkuko bisanzwe nicaye kuri Galaxy Hotel ahantu heza cyane, ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza mubona hano, n'uyu mujene nawe bogari. Umeze neza Tajino? Meze neza Sabe. Umeze neza, uhora umeze neza. Meze neza cyane. Produce cyane. Biragenda. Bimeze neza. Okay. Divine. Bite? Bisa? Usanzwe witonda niko bambwiye. Cyane. Uritonda cyane. Ubiterwa n'iki? Komeza. Niko meze. Ndaza kubibonera mu kiganiro niba witonda. Yego. Murasa neza, mwambaye neza, kindi useka neza. Urakoze. Yego, kimenyane. Nese namenya ko umuhungu aseka neza. Mbizi nakubwira nanjye. Useka neza mba nabibonye nanjye. Divi, Tajino aseka neza? Yego. Ushingiye kuki? Hashimwe rugira wa. Wowe se washingiye kuki mbwira ko nseka neza? None se kuki nkubaza ugahita umbaza? Ikibazo gisubizwa n'ikibazo. Noya, ibintu umuntu baza umuntu tibimeze bite ati so bimeze bite? Yentubize. Rero ibintu by'ubwiza n'iki biterwa n'umuntu bureba. Ngiye mbajije guseka neza. Atari byiza, ngiye nkora ni byiza ko ngiye mbirebye mbona ari byiza. Cyane cyane ko we ntabyo wabonye. Nta nibyo wapfa kubona. Ngiye kubera yuko ntabibonye. Wowe. Hanyuma se Divi wari wabibonye? Bambara amataratara. We mbere ko mbivuga Divi wari wabibonye? Arasetse ndabibona. Nubwo mbere gusekeye se? Asekeye nese ngiye asekeraga ubundi. Agari njye ari gusekera n'ubundi. Ariko ntago ari ubwa mbere gusekera. Ubwo nze taransekera ariko araseka nkamubona ari guseka. Umuntu nta kubeshye ngo ubanze utaramusekera. Bibaho? Wenda ntago ari we mbasekeye. Ariko ndaseka hari. Useka hari. Naragusekera mplesiza nyine naragusekera Divi. Nanjye nibyo nakubwiye ntago ngiye baransekera ariko araseka nkabibona nyine aseka hicaye. Yego. Yego ni Tajino na Divine bo muri filime Inzozi Series ica kuri YouTube channel Mascom TV. Ni filime iyoborwa n'umudamu yitwa Pascaline Ingabire, by'umwihariko tugiye kuganira nabo. Tajino uri producer w'umuziki muri filime, hanyuma na Divine wawo ndi nyine mbiri murabizi neza ukuntu baba bameze muri filime. Hanyuma rero mu buzima busanzwe hari ubundi witwa nde? Nitwa Mbarushimana Eri. Mbarushimana Eri. Tajino. Yama. Kahise kaba keza byatari. Karasirimutse. Tajino hari ijambo nanone rivuga tajiri umukire. Ariko ubundi ari kwita tajiri. Ntago bibeshye. Umuntu wakoze casting yabanje arareba nyine so umuntu bizavamo ukabona umukire. Ese buriya babonye muri team yose ari umuntu wakora indirimbo bigakunda abandi ntago byari gukunda. Filime rero nyine ukora casting akaba producer, ukora casting ujyanye n'uwo muntu wari we. Uko umubona niba ubona kuko iyo character yayimerita. Okay. Hanyuma Divine wo muri Inzozi Series we mu buzima busanzwe yitwa nde? Yitwa Viviane Kamikazi. Kamikazi Viviane. Yego. Kandi uri umwamikazi. Yego. Nibyo ra? Biterwa n'uwabereye. Oya mbashije we kubera ko mwicaranye.
ni kamikazi. Tajino ni umuhanga kabisa. Divi aratubeye. oya ndi kamikazi. Okay. Viviane Kamikazi na Eri cyangwa se Tajino nibo tuyoganira nabo by'umwihariko YouTube channel filime yabo icaho cyangwa se link ya filime iheruka iri hano hasi mwayikandaho mukaba mureba ukuntu byagenze. Hari aka episode nigeze kureba ariko ndaza kubigeraho. Usetse iki Divi? Ntacyo nyine ngize amatsiko. Aka episode iri buze kugeraho. Aka episode ndakageraho. Tajini gute winjiye muri filime ubijyamo bwa mbere kugeza ugeze mu Nzozi? Ntago maze igihe kinini muri film mu rugaga rwa filime nyarwanda cyangwa n'ahandi. Nta nubwo navuga ngo zari inzozi zanjye kujya kujyamo. Hari nk'ukuntu urugero nshobora kwicara hano tukaganira wenda uri nk'umuntu ukoresha amafilme ugahita umbona wenda ukavuga ati uyu muntu nyamara ibi bintu ashobora kubikora nese umuntu uganira gutya wenda n'abantu bameze gutya na gutya wenda bishobora kuba byo reka mugerageze. Pascaline rero twari tuziranye n'abavandimwe aza kuma appointment nyine ya casting jya muri casting n'abandi wizeye bon nyine barambwiraga ngo wabishobora kwa kundi nyine munakuye ati I know kuzabishobora. Ntago ngiye nari nzi neza ko nta nubwo nari nzi n'ukuntu ari ukuntu umuntu wakunda kureba filime nyine akabona n'utuntu twinshi akavuga ati nanjye ibi nabikora. Yaba nzi ko ntabishobora ntago nari kujyayo. Okay. Hanyuma se Divine we byagenze gute cyangwa mbere warakira no Pascaline yambwiye ukuntu wayinjiyemo wowe byagenze gute tubwire ntabyo tuzi wanyene tubwire ubundi byagenze gute kugira ngo ujye mu Nzozi? Ni nayo filime ya mbere nkinnye. So ngiye ni ibintu nakundaga ariko bibaza ko wenda nta mwanya nabonye wo kubikurikirana cyane ariko lockdown ikirangira Pascaline naramumenyeye hano ku Isimbi by the way. Nabonye ama interview ye ndamukunda nyine nkunda ibitekerezo bye ntangira kumufollowinga kuri Instagram. Ubonye ukuntu agira ibitekerezo byiza cyane. Ameze nkawe. Ibyo simbizi. Ahise yica ngaho nawe nyumvira umuntu wiciye amazi. Ariko nta muntu umera nkundi. Yego umuntu aba ari unique. Uri unique. Yego. Umukobwa ni unique ra? Ni Divine Kamikazi. Yego. So rero nari ndi kubwira lockdown kirangira nibwo byongeye kungarukamo ndavuga ko se wagerageza amahirwe. So ntekereza mu nshuti zanjye numva nta muntu n'umwe nzi unakina filime. Ndabwise nzakumenyeraho amakuru. Nibuka Pascaline. So mpita ku Instagram ndamwandikira mubwira ko ari ibintu nkunda nifuza nyine kujyamo ariko nyine nta makuru mfite. Ntazi naho casting zibera. Nari ntaranabona casting call nari mpavuge se bigenda gute nyine umuntu abishaka. Ariko warabikunda bashaka kujya muri filime. Yego. So nundi namwandikira amubwira namenya amakuru kuko nari mbizi ko birimo kubiri kose yari afite amakuru yashobora kumenya wenda hari filime igiye gutangira hari casting hano nyine akaba wenda yagufasha muri ubwo buryo. So bihurirana nuko uwo munsi yari afite casting. Ahita ambwira ati se waboneka ko nyine mfite casting uyu munsi. Ndambwira nta kibazo. Njya muri casting gutyo nyuma y'igihe rero bambwira ko bamfashe. Nuko ninjiye muri filime. Ubutakayemo. Neza. Ahandi se bimeze bite umujene? Se ko butabwiye umuntu wakwakiriye muri casting. Ninde n'uyungu yakwakiriye? Yego. Niba wakwakiriye? Ni nawe twakinanye muri casting. Ariko mufitanye amabanga. Gusa ni amabanga kandi. Mbese wari tubwiye ibyo si ibanga da? Ntago ari ibanga ahubwo yari yabyibagiwe. Oya ni ibanga ko yari yabiduhishe. Oya? Ntago nabibahishe. Ntago yabiduhishe. Yarakwakiriye muri casting noneho biba amahire munanakinana nkuko abantu bajya bababona muri iriya filime kundo rugeze kure wamubonye gute mugihura bwa mbere mukibonana bwa mbere nk'umuntu muzakinana nk'umuntu wari wagutanzeyo kuko warahamusanze wamubonye gute bwa mbere? Ntago nari mbizi ko tuzakinana ariko ahubwo yaramfashije cyane naje nakererewe. Abandi bahageze hasigaye n'iminota mike cyane ngo basoze. So mpageze urumva iyo ugeze ahantu bwa mbere wakererewe ku ntugu umeze. So aramfasha rwose aranyakira nkazajya bari mbaza bimeze gute batangiye ryari bigeze urumva nyine nahise ngira Imana. So kubw'amahire twari nawe duta dukinana birananyorohera
biranyura urumva nyine ko twari twicaranyeho twavuganyeho biroroshye kurenza ko nayo guhita mpura n'undi muntu so rero nari mfite igihunga sinakubwira ngo namubonye gusa nibuka ko nyine n'ubu wenda iyo batamfata yari kunsigara mu mutwe avuga hari umutipe nk'ijya nyine yese amfasha nyine atuma naho bagira cyane kubera ko nayo nakererewe yego n'ibya filime mwari no kubishyira ku ruhande mukikomerezanyiriza ubuzima sibyo ra niyo batamukastinga urumva nk'umujama yahasanze akamubonamo urukundo n'umutima mwiza Abanyarwanda ariko kwakira abantu neza aho bagusanze kwa service nziza ibyo natwe twakoze yego hanyuma se biriya bintu ukina muri filime mu nzozi ni filime yego hanyuma arabyigeze bikubaho mu buzima busanzwe oya nta scene imwe bapasi banditse muri ziya zikinwa mu nzozi ikaba yarakubayeho mu buzima bwawe muzo ndi kwibuka wapi undi sura mu divine muratandukanye oya mu divine na Viviane baratandukanye niyo mutandukanye so ni mutandukanye sha ni henshi cyane banyire dusobanurire mutandukaniye ubundi divine wo muri filme ni umukobwa aba yarakunze umutipe bana mu gipangu kimwe aba afite studio mu gipangu kimwe n'icyabamo akazajya akora ibishoboka byose kugira ngo uwo mutipe nyine nawe amukunde ku buryo yageze nubwo yemera ko baryamana kugira arebe ko nyine hari uburyo wenda umuhungu nawe yamubona nk'uko abishaka. Tajino yakubaje ati uriya mu Divine na Viviane batandukaniye ahantu utandukaniye rero ahantu mwanyweye byeri unywa byeri mu buzima busanzwe ntago ari byeri twanyweye twanyweye inzoga mani ihagazeho ntanyweye Martin nta gafuro mwanyweye umwe inzoga itari agafuro noneho Tajino arakuvuganiye oya ese bagukinisha umwe inzoga kandi ntazo cyane okay ubwo ubuzima ntago urasomaho utinya Imana ubwo zaciye ku ruhande ubuzima ntago urasomaho nasomyeho ariko ntazo wasomyeho ntiwayinyweye oya okay reka narazinyweye ariko igihe kiragera birahagarara ninde wakwatuje gusa yo saa yandi mateka maremare yandi mateka maremare ntabwo byakwirwa muri iki kiganiro oya nyuma Tajino reka dukomure utyo dukome n'ingasire uriya mu Tajino atandukaniye hehe na Eri wo mu buzima busanzwe Eri wo mu buzima busanzwe ntabwo ari producer ntabwo arya abana cyane ntabwo wibeshye ibinyoma bigenda gusa nta binyoma ese urabona mwiza nk'uyu nguyu urabona ari ukuntu ifite ubwirego ranabizi ndabizi neza ndabizi neza aha ntabwo mbizi abizi yakubwira aho twibwira we ntabyo azi mbwira iki ibyo narimbajije sinasubije se Tajino ni umuproducer akora indirimbo Tajino akodesha kwa Matatiana kandi Eri urumva akodesha ku wundi murandi rodi Tajino akundana na Divine Tajino akundana ntabwo bakundana ariko baraziranye ariko aziranye na waramuriye koresheje ijambo rikomeye nose siko mwabivuze muri script ntabwo handitse kurya wamugize ute twararyamanye Tajino yaryamanye na Divine ariko Eri ntabwo araryamana izi yakubwiye biza twabyizera dutera ese kutaruhari sibyo yuko nyine ariko bimeze uko niko kuri hanyuma se Divine byigeze bibaho ko utekereza kuba wakunda uyu mujene mu buzima bwo hanze ya sinema kubuzunguza umutwe subiza n'amagambo oya rero bamushyiraho kamera neza bamurebe neza turaza kumenya ukuri kuva muri we Divi ndabona umutima utera cyane uri kureba mu ijosi rye cyane ndareba hejuru ari kureba hejuru ndareba hejuru
niba amaso yawe hato Iyo amaso yanjye ahantu areba ntabwo ari hari urebye. meze neza cyane. Ariko urareba wa musore. Murabona ibintu abonye. Divi, wigeze umukunda bigenda gute? Mukunda hehe? Mu buzima busanzwe. Oya. isura nyanga. Oya ni inshuti. Ndibaza ariko bivuga nyine nko muri sense ya divine. Oya, ngiye ndimo nakubaza nka Ubuzima busanzwe twa divine. Mu buzima busanzwe. Eri ni inshuti yanjye. Urasenga? Yego. Usengera he? Zen temple. Tinya icyaha n'igisa nacyo. Ariko bana yanjye. Yego. Hanyuma se ugiye kubeshya Imana cyangwa ugiye kuyibwiza ukuri? Imana? Imana se umuntu wayibeshya ireba mu mutima. Ugiye kuyibwiza ukuri? Ntabwo nabeshya Imana. Iyo ibiza ukuri. Nyine ugiye kutubwira nta cyaha ukoze. Nta cyaha nkoze. Nta cyaha ukoze. Yego. Ese sabye kutabyemera. None se ko gerega ndimo ndabaza. Oya uri kubaza ariko uri ku Yari kibazo cyanyuma nari ngiye kubaza. Yari kibazo cyanyuma nari ngiye kubaza. Urashaka ko nsoreza haze? Ariko nabyo byaba byiza. Muri filime mukina ari kuriya bimeze ariko none kanayizira mu buzima busanzwe. Wigeze ariko kamera muriho. Wigeze ukunda Eri? Mukunda nk'inshuti. Kuko nabikubwiye ni inshuti yanjye. Nanjye ntabwo nimvuze ko mukunda nk'ikindi kintu. Okay, ndamukunda. Yego. Mushaka kuzakata ko konyine. None ko tukakatira iki? Murakunda? Ntabwo mvise ikibazo. Nuko Imana iravuga ngo mukundane nkuko nanjye nabakunze. Ibyo ni ijambo ry'Imana Sabera. Basubiza ngo turishimiye Imana. Amen. Siko bimeze Divine. Ni ibintu byiza cyane. Hanyuma Eri muri sinema rero by'umwihariko muri Inzozi Series niyo ndi babazaho cyane cyane. Ninde muntu mwiyumvanamo cyane mu bakinnyi? Mu bakinnyi? En fait kubera ko dukunda guhura muri kiriya gipangu. Abari njyewe Divine na Tatiana mu gipangu kiriya gipangu tubamo dukorera icyo nkoreramo icyo Divine abamo na Tatiana na mama Tatiana. Urumva twebwe nk'iyo tugiye gukora shoot turamanza tukajya hariya tuhamara nk'ukwezi tukiyakorera. Rero urumva tuba turi close cyane. Tatiana na Divine na Tatiana we ntabakunda ukabyara. Kamera biri kuri inde. Indiho. Kamera imurebe neza. Tatiana na Divine twiyumva neza. Nabajije umwe kandi Divine yatubwije ukuri. Ukuri kwiki? Se aravuga ikinyarwanda ariko nize ndimi wumva kugira ngo tuze gukoresha urwo rurimi. Sharabia. Yano babonye kirandikika ariko sinzi bakivuga. Turakivuga. Ngaho tubwira uwo muntu umwe wihariye muri Inzozi Series nimutubeshya baraza gushyiraho comments batubwiza ukuri kandi Divine yatubwije ukuri nicyo namukunda. Ngiye nkubwiza ukuri. Apana wenda kuvuga ngo turi gukinana nk'umuntu twiyumvanamo nyine to. Nyine ngiye na Pascal ndishobora gutera stress. Yewe ariko nukuri pe nyine ngewe nisanzuriyo ndi kumwe pe. Divine uraza kumubwira gute nyuma y'ikiganiro kubona yabihakanye kandi ariko nese singamubajije ukuri kwe. Ariko aratubeshye gute? Wambwiye ko mukundana nawe arabyemeza. Nese gukundana no kwiyumvanamo ni ibintu bibiri bitandukanye. Murakundana ariko ntago ijambo ry'Imana uko ryavuze ngo mukundane. Ninyo turi gukora ariko nta no muri byanditse ngo mwiyumvane. Mukundiye iki? Iyi video ntizasaza. Yego cyane rwose. Mutazayireba kera bikabashetse. Anyway, Divine reka nkubwire. Divine mu buzima busanzwe bwo muri filime ariko apana hanze. Ni umuntu uri kunyina ntago bigoye gukinana nawe. Nyine iyo mugiye gukorana biba ari sawa cyane. Abazi script ibyo mugiye kuvuga ababyumva. Nyine niyo mutanze akayide kavuga ngo reka basi kano kantu tukakore gutya ku ruhande rwacu. Nyine kugira ngo nibura abantu bazatubona bazabone ko ari twebwe nyine banyawe. Nyine arabyumva. Ntago nyine ntagagorana kwa. Birumvikana. Hanyuma Divine muri iriya filime hari scene mwakinnye mu gitondo hageze
Tajino arakubwira ati uzi yuko byabaye nta na protection nta gakingirizo, hari n'utwo yafasha ajya kutunaga ahantu muri wese muri dustbin muri toilette. Iriya sene iramutse kubayeho mu buzima bwawe busanzwe, bugacya mu gitondo waraye kumujama ugasanga byabaye, kandi nkuko yabikubwiye muri filime ugasanga nta protection, ikintu cya mbere wakora ni iki? Mana yanjye we, najya kwipimisha kwa muganga. Wajya kwipimisha iki? Inda, sida, indwara, byose. Wowe wakora iki Tajino? Tajiri, umutajiri. Rero abasore twihagararaho, ugaranye n'umukobwa sibyo? Ewana burakeye. Ubundi ngiye ikintu ntekereza ko nakora, kwipimisha nanjye nabikora, kumubaza amakuru afiteho cyangwa yiziho nabyo nabimubaza, nasanga hari icyo ngomba gukora nkagikora. Ngo mu gitondo wakora iki mu buryo muri press? Ndi kukubwira muri hangover n'ubundi mwari mwazi shose. Yakubaza amakuru. Amakuru nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Cya mbere ni amakuru. Iyo akubwiye amakuru rero mujye gukora. Ubwo ni nk'aya makuru aba umutegereje. Reka ngira ngo biriya mu bikina urumva Taji, biriya mu bikina kugira ngo mwigishe. Ndashaka ko abajene babiba. Reba nkwereke. No kuvuga ngo bwa mbere nawe nje ndamubaza TV ubundi ruka kwipimisha ryari. Ayo makuru nayo mbanyakeneye. Sida. Akambwira wenda ntugire ikibazo gutya na gutya. Umutima hari ahantu ubugeze utekereza udunda bikagabanyuka wenda. Namubaza se byashoboka ko uku kuntu turyamanye niba wiyizi neza uzi ibihe byawe ntago nshobora kuba naguteye inda. Aho ngaho igituma kiba kiri wapu. Ewana kabisa kiba kiri. Noneho wabimubaza ahita akubwira wenda ngo ewana uyu munsi ibyo narindi bimeze gutya na gutya. Naho kareba kondisiyo urimo z'ubuzima zikwemerera gutunga umwana cyangwa kurera umwana. Ahubwo se gutunga umugore ntago gutera inda umugore ntago bivuga kumushaka. Gutera inda umukobwa sorry. Hanyuma se kukiba wamukinishije ntago wamukinishije biterwa n'ibyo n'impamvu yatumye ibyo bintu bibi. Sabe ushobora kuryamana n'umuntu wowe utarubigambiriye. Hari akantu nyine kaza bigeze bikubaho karyamana n'umuntu. Oya ntago byigeze bimbaho. Ntago byigeze bimbaho. Musora ari hakana koko. Ntago byigeze bimbaho. Bizwi n'imibare yabo ihakana. Biriya ni script. Yani script. Nabigeze ikindi by'abana. Mego ko by'abana. Ntabyo nakini. Nakuze nibona gutya. Wakoze uri umugabo. Yego ko. Na brag nari mfite. Ugeze wa mama. By'abana mu gukina iby'abana. Wabaga iki mu gukina iby'abana? Ntabyo nakini. Ngo umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo. Ntabyo nakini. Wari ukidusobanurira umujene. Nari nyibabwira. Noneho hari igihe wenda niba waryamanye n'umukobwa ushobora kuba uzi kondisiyo urimo na kondisiyo umukobwa arimo ikabita kwemerera kuba warira umwana. Ukamubwira ese koko ibi bintu turi tayari yo kubikora? Uri tayari yo kurira umwana? Ndi tayari cyangwa se ndi tayari? Atari tayari rero. Wogerageza kuba tayari. Ugerageza kuba tayari. Yebana kabisa. Nese ko ibintu biba byabaye. Ibintu biba byabaye byarangiye nta kundi kuntu wabigenza. Ntago wasubiza ibihe inyuma. Iyo umukobwa atari tayari. Making sure ko ubaye tayari. Ukanafatiye initiative nibyo ndi kugusobanurira. Afatiye initiative ukavuga ati wenda ntago umugore ari pari yanjye cyane ariko umwana wanjye nawe ngomba kumurira. Ubwo wamufasha iki? Urumva niwe ugomba gutwita ntago ari wowe. Risk ziri kuri we. Ibintu byose yakenera kugira ngo abyare n'umwana kure nabikora. Hanyuma se divi wowe utari tayari. Bijya bibaho njya no bavuga ngo urumva ngo byabaye ngo pirire dirandeme, urayizi? Yego. Imeze ite? Bayita iki? Kuyimenya ntago ari ikibazo. Ni iki se ubundi? Umva ni iki? Reka yidusobanurire nyine. Nibatubwire. Nanjye ntayo nzi. Uyikuye he? Niba utayizi. Nayisomye mu gitabo cya biology kera. Cyitwa ngo iki? Ufite internet se? Yego kose ngize.
icyo gitabo cyitwa ngo Yandikamo ahita ucyumva. mbarano aho wayisomye Dusobanure. niho nanjye nayisomye neza. Nacyo ugiye kutubwira uburyo nyine ko wabigenza. Njye numva bamwe bavuga bati iyo byabaye ushobora guhita ufata icyo kinini cyangwa se ugahebera urwaje ugategereza kugeza igihe umugisha uzasesekarira ku isi. Njyewe ibintu ngiye kuvuga niko mbitekereza ku giti cyanjye. Utwita kubyara ni inshingano zikomeye kandi ugomba gufata witeguye. Birashoboka ko bya kuko njye icyambere hari uburyo bwinshi twarabwize twarabumva birwa babuvuga bwo gukoresha. Icyambere no kwifata niba byanze oya twageze kuri ya ngingo icyo kubwira ibyo bintu byose niba wagiye ubisimbuka reka kubwire byanze biology wize barayizi kuko ikintu ngiye nashishikariza umuntu nuko utageraho nuko making sure ntugeraho kuko iyo nuza morning after pill ndakumva cyane uri gutinda oya noneho bikubayeho wabigenza gute donc byabaye nkuko namwe byagenze ntabwo wirinze sibyo se ntabwo wiprotectinze oya ntabwo njye icyo ndi kwanga sindi kwanga ko nyine meeting point hatanze message nshaka gutanga sibyo uri kubyumva icyo mubwira morning after pill yagukemurira kudatwita ariko ntiyakuramo sida niba wayirwaye ntiyakuramo izindi ndwara niba wazirwaye icyambere ni ukwiproteje niba rero bitabaye niho turi tugeze donc message mwashatse gukina ni iriya we na Tajino igihe byabaye donc ukaba utari ready fata morning after pill wiza n'umwana uzajya mu muhanda kwa mayibobo ese niyo bita morning numvaga after pill na morning irimo ni mu gitondo nase mwabikinnye mu gitondo mubyutse n'ikinini bagifata mu gitondo hanyuma se cyo buriya ntago kimeze nko gukuramo inda niba donc ufashe neza se kwirimo uba donc utekereje ko ishobora kuba irimo ariko ntago ubizi neza kwirimo niyo mpamvu bukimwe uvuga uti ishobora kuba irimo in case yagiyemo kandi kiyikuramo kiri ni ikintu ndi kubwira ariko rero ntago uburi sure hanyuma kucyo kinywa ni ukwirinda iki ni nk'uko buri gihe uko ushaka kuryamana n'umuntu siko buri gihe watwita ariko uriproteja kugira udatwita n'ibindi rero ni muri ubwo buryo ntabwo uri twari tugeze kuri ya ngingo yuko nyine biba byarangiye hari abo bibaho ntabwo uri sure ko watwise ariko kugira wirinde urakinywa yego narimbajije ngo cyo nta gitandukanye no gukuramo inda bisanzwe kuko ntabwo ubizi neza niba ihari cyangwa idahari utakinyweye kandi ubizi neza ko idahari ntabwo wakinywa rero nicyo ndi kukubwira ibintu utazi neza aho kugira ufate risque irinde urakigotomera yego iyo wirinda mbere se nibyo natangiriyeho mukanga ngo ndimo ndajya mu bintu mutambaje mwirinda nicyo natangiriyeho urabyibuka abakobwa bajye birinda option ya mbere ari cyangwa se bagakoresha utageraho hose option ya mbere ni ukutageraho hose kuko hari uburyo bwinshi ariko icyo nicyo cyanyuma niba nacyo wakibagiwe indi kajyamo it's for life sinshyigikiye kuyikuramo nyuma yaho iramutse yinjiye wowe nta kuyisubizamo nta gukuramo inda nta gukuramo inda kuyisubiza inyuma hari ikinyoma numvaga bavuga kera sinzi niba ariko bimeze uratubwira nk'umukobwa nk'iyo umukobwa ngo ashyize inyoga ruzi ngo ku mabere ngo arakura ngo umukobwa mukiri mutoya akagenda agashyiraho twa dusimba bigeze babikubeshya ku maki mabere ariko ibintu uvuga wa musore we ndi kuvuga ibyavuzwe na Sabi inyoga ruzi ku mabere twibwirire Divi reka uyu mutajiri muri kuzuminga oya kuzuminga Divine cyangwa wowe njyewe ariko Divi kuntu wambaye ashobora kuba yabyishimiye byagushimishije iyi sti ya Divine yambaye neza ntabimubwiye ariko nawe byagushimishije nabimubwiye ngewe Divi arashaka ko tuzuminga cyangwa tubyihorere nta kamaro bifite kuzuminga urashaka ko tuzuminga ibiki usubona let's back to the question sha rero ibyo bintu by'inyoga ruzi uri kumbaza nta makuru mbifiteho ariko sinikeza ko ari byo kuko ntekereza ko kugira amabere abe manini cyangwa matoya ari amahormone y'umuntu so ni imiterere ye ntabwo rero ntekereza ko inyoga ruzi yayongera hanyuma Tajino hari ukuntu mukina filime nka kuriya nk'umujene cyangwa se umuntu wari we wese uri ahantu hirya kure agatekereza yuko wowe na Divine mwanaryamanye mu buzima busanzwe hari igihe abantu bareba filime nk'uko twabonaga ba Uwoya
murabyibuka ya filime yitwa Oprah tugatekereza ko koko hari ikibazo cy'urukundo hagati y'abakinnyi bombi cyangwa se umuntu agatekereza ko baryamanye hagati yawe na Divine ubwo bimeze bite gute mwabwira audience yanyu Sabe nyine mbere na mbere nyine icyo kibazo ni cyiza nyine gituma kimfashije mu clearinga nyine ibintu byinshi kwa hari abatekereza ko mwaryama hari n'abatekereza ibindi ngiye ku giti cyanjye gukina filime ni akazi nk'uko umuntu abyuka akajya mu biro agakora akabona umushahara ku kwezi natwe turahembwa bitwubakiye ubuzima muri make nyine ushobora gutunga umuntu ushobora gutunga umwana ushobora gutunga murumuna wawe cyangwa n'ibindi bintu muri rusange atari icyo ngambiriye gusobanura ariko twebwe ntago muri iriya filime twaryamanye mwagiye mu mashuka gusa twagiye mu mashuka gusa hejuru hejuru wambuye hasi wambaye ariko umukobwa ntago aba yambuye hejuru umukobwa agerageza iyo ufite dusobanurira ibyawe Divine aradusobanurira okay ku basore rero ku basore ntago tuba twambaye hasi ntago biba ntago turyamana nkuko nyine byanditse ariko arabajama mwahuye bakavuga bati Divine se barabirangije nyine nibyo nakubwiraga abantu benshi bafata nyine ibintu mwakitinze bakabigira ubuzima busanzwe nyine bakavuga ngo byabayeho ntago byabayeho biriya ntago byabayeho twararyamye bisanzwe sinzi n'ubushobozi mwagira urumva bwo kubikora Sabe hejuru yanyu haba hari abantu nka team irenze abantu 10 muramutse mugezeyo mwaba muri ibindi bireme nabonye ejo bundi abantu bahagaze muri douche nta kintu na kimwe bambaye kandi bo mu Rwanda nyine ibyo byashoboka se guhagarara ari ikibazo nawe wahagarara kuriya gutya ahamurebana mwegeranye nta kintu twambaye wabikora wowe na Tajino ko mbwiye ngo yabikora Divine mushyirira amafaranga urumva kuri mubaza gutya biragoye ariko hari nk'umuntu ubwira ngo baguhaye miliyoni nta nubwo ari miliyoni ese kujya kure wowe kuko we yabyemeye ari gushaka nanjye oya ntago ariyo mpamvu kuko n'ubundi niba byandika pasi yamfasha akareba iki kiganiro kazandika bazahagarara muri douche numbura mu nzu zose tumenye uko byagenze nzamenya ko bakubwiye bati we nuze muhagarare gutya ariko byaba ari ugukina reka nkubwire ndabizi ko ari ugukina ariko dufite ikibazo cy'imyumvire mu Rwanda nkuko iyo ubonye abantu bari gusomana ntago biri mu muco wacu ntago turagera aho ngaho ndetse kugusobanura kuba tutaragera aho ntago ari ugukina ari akazi wagakora reka nkubwire gukina n'abana bato barakina urumva ari akazi wagakora Divine reka akazi kose ureba ejo hawe hazaza ureba isura uri kugira muri society bariya ntago dufite umuco umwe bariya Amerika nina ntago ari ibintu bibiri bimeze kimwe muri Hollywood wabwira ko A B C D E F mubivanemo ntabyo nshaka reka nkubwire wenda nyuma y'imyaka runaka numbaza kino kibazo igisubizo kizaba cyarahindutse ariko ubu ni oya ubu ngubu nyine Hollywood bagukastinze bakukira muri ziriya filime ikindi kugusobanura ubu ni oya wenda nyuma imyumvire izagenda ihinduka ntawamenya ariko kuri uyu munota ni oya magatubutse Taji nawe ntabyo wakora oya gukina wambaye ubusa byo biragora Sabe gukina somana muri filime bisanzwe gusomana n'ubuzima busanzwe sindabikora ubwo ngiye muri filime bya bimeze bite uri kungora uri umeze nka Satani ari kugerageza Yesu niba uri umwana w'Imana no mu buzima none se uzi neza ko muri filime nyine bagutoza script ukuntu bizagenda uragenda nugera hariya ubigenzure bagutoza nyine reka nkwereke Sabe ubundi iyo turi gukina nako iyo turi mu kazi ntabwo tuba turi gukina iyo turi makuru y'imikino baba bakina yego ko ntuzubona bavuga ngo agapira karazamutse karongeye karamanutse karatambitse ubona batari gukina nabo bameze nk'abari gukina nyine uko umupira niyo nakubise n'umutwe aravuga ngo umutwe inama imeze nk'uri gukina ariko twebwe abiriya bintu biragora nyine hari ikintu utarahura nacyo mu buzima bwawe nyine bigoye ko uhita wiyadapta ako kanya n'urugero wenda utaraba umukinnyi w'umupira kandi bakavuga ko uzafeza sambura usa n'ukina nawe iyo ugiye gushaka umuntu ukina filime ushaka umuntu wabikora
ushaka wabikora beaucoup. none ni hero rutakina Divi ntago nakina mubibaho muri sinema nzi neza kureba filime ntago nzi neza ko ibintu byose ndi bubyibuke ariko ndavuga ibinje mu mutwe ntago nakina nambaye ubusa uko bivuze nyine ngaragara nambaye ubusa cyangwa ngaragara nambaye na bikini ntabwo wayambara ko mbona ari sawa ntago ubiboneye sabe ndavuze nti mbona ari sawa kubaza bazambaye nari ngibura kandi ntayo yambaye shatagiza nkoresha amakosa ntago nanjye navuze ko ari ariko ntago nakina yambaye sabe ni byinshi ufite ikintu cyose gitandukanye cyane n'umuco nyarwanda byagora ko nkikora nyine yego ibintu bitandukanye n'umuco nyarwanda bizasaba ko tureba mu gitabo kuko ni byinshi uzabwira kujyana mu buriri n'umuhungu ko wabikoze ntago tuba turi kubikora nibyo yagusobanuriye ibintu byo navuze nyine n'ubundi rega gukina bya rugukina oya nese nambara ubusa kamera ndabandi ubusa buraburi hanze hejuru bagahita bajijisha bagafilima hasi buragaragara ni hahandi yego ariko ubusa hari ubutinyitse kurusha ubundi ubwo ari bwo bwose sabe ari ubutinyitse ari udatinyitse ni ubusa byose yes nibyo ngibyo mwabyumvise abafite amatsiko yo kureba ukuntu byagenze sasa muri iyo scene mwakanda kuri iyi link hano hasi ubundi nababwira iki bwira mukwarize uberuka ryari kubeshya ntago njya mbeshya kabisa ni ukuri pe nta n'umukobwa wigeze ubeshya cyangwa umuhungu reka nawe Divi we nta muhungu wigeze ubeshya kuri mbwe ko nta mukobwa yabeshya sibyo yuko nabwo abeshya kandi sinakwiye ko ntajya mbeshya saba ubundi iyo umuntu akubeshya ubundi akubwira gutyo warenza hiki umva uri kukuna kubeshya agahita hamagara n'akazina biri romantike ikibazo nakibutse wakibutse niga wabajije ngo hanasubijwe byarangiye yareka mbaza ntabwo nabajije Taji wakora iki umukobwa mukundana mufashe aguca inyuma cyambere kihuse wakora bana kuvuga ngo bambwiye ugasanga nyine ariko bimeze ukabyibonera ugasanga nyine ari mama wararaye ndamutse nsanze wenda aryamye nawe ko waruyirashe ariko mpita nigarura ariko wayirashe njye yanjye ntabwo nyishyira ku mugozi urumva ndamutse nsanze ni urugero wenda ari byamanye n'undi muntu nicyo cyanyemeza ko anciye inyuma nasohoka nkagenda ahantu bari bari ubwo nyine amateka yanjye nawe yaba arangiriye aho filime yaba yizinze so ariko nta mpuhe na nyine ariko wowe wamubabarira uko bitekereje ugiye kutubeshya oya njyewe reka nkubwire ntabwo byari finale byaterwa nuko dusubiza abakobwa baratugira urumva rega byaterwa njye sinakubwira ngo byabirangiriye aho burundu cyambere cyo ari ubwa mbere byabigiramo uruhare umukobwa uwo ari we ese basanzwe bavugana ese byinshi byazamo ko yaguciye inyuma nyine njyewe yaguciye inyuma nyine ukabona wamubonye ukamufatana igihanga reka nkwereke reba nka iriya scene yo kwa Divine muri filime ni ukuri byagenze kuri Tajino namubabarira ari boyfriend wanjye kuko yego yabigizemo intege nkeya ariko nanone ntabwo ari ibintu yaragambiriye cyane si n'ibintu yigeze atekerezaho igihe kinini atabigambiriye nyine ntaribi aho ushobora kukubabarira inshuro ya mbere wabibwirwa n'iki umubabarira kangahe wamenya gute ko ari iya mbere tuguhasa ibibazo ko njye icyo nkubwira ari iya mbere nta kibazo nyine wabibwirwa n'iki ko ari iya mbere cyangwa ko bamushukira iyo kubeshye tuvuge sabe arakubeshye si iya mbere nuko aba ari ingeso azongera ntiyongera yongeye ntumufate bwo nta iminsi y'umujura bari 40 iyo yongeye kurenga 40 irongera ikagarukira kuri 80 ushobora gutandukana itaragera aho ngaho icyo nzi cyo nongeye kugufata no kugira ngo ufate bwa mbere ntambaraga mba nabishyizemo warindira ukazongera ukamugwa ubwa kabiri rero byongeye ho biba birangiye ariko bwa mbere bitewe n'impamvu nuko byaje n'imagine uko byaba bimeze nsanga bitoroshye cyane Divine nta mahana agira ndamubeshye se reka ja uramuzi we Divine kubereye imfura Tajino Divine mana agira amahane byatari Divine nta mahana agira yego ko ntabwo mwerekane neza bari bukuntu hasa ko gusa neza cyane ariko kuri kamera ni iby'imbere ya kamera nibyo
Yes, nibyo ngibyo, reka nshimire by'umwihariko team ya Inzozi Series yatumye aba bombi bemera ko tubahuriza mu kiganiro, ibyo bahuriyeho bakabidusangiza, babibabwiye. Uri imagine titre ikintu ivuga, titre y'ikiganiro ugiye kuyiduha none. Reka noneho Tajino Tajiri aduhe titre. uzi kuntu uri bwandike aho tumera nka papa cyangwa none ibintu byose Tajino na Divine bishyize hanze iyo anyway abanyamakuru bagira titre zabo nawe urahitamo yawe ariko ku bantu bareba bakunda ibintu byacitse nyine noneho bashaka kureba ko noneho nibumva ibyo bavuzeho bariyahura. wanza butari bunake yes reka kuki utajya ukunda kwiyerekana gusa ntabwo uri murandeba ariko oya kamera siri kukureba tubwire Robert ahindukira yizana izina ry'Imana nabonye interview nyinshi ariko ntabwo ujyuzamo kandi singe muntu wa mbere ubikubajije Divine ko atabimbajije kandi uri umupapa mwiza byate Divine ko atabimbajije uzi ukuntu useka Yesu we bivuze mbizi nakubwira Divi reka uyu musore ibye tubicumbikira hano turabikomereza hanze ya kamera nayo mo ngushimira anca mu ijambo. Reka nshimire by'umwihariko Divine wafashe umwanya we ubwiza bw'akabuzana kuri iyi kamera kugira ngo aganirize abantu. Uraseka ubwiza bwe yabushize Tajiro ngo nzi yuko ubwiza bwa Divine yabushize imbere ya kamera. Uyu mugabo ngari muzi yuko uzi ibyo bintu uvuze ubwiza bw'umuntu ubu tubona ubu wese ese wowe uri kubona none se we ntabwo ubona se kada ndayamanitse ntabwo mbona oya bwihorere wiyo ya bwiza bw'umukobwa burahishe oya wishe uzamushaka gabo gutya baba bamereye no kuri set cyane ko toroshye nzi yuko yitonda kumbi yabishyize hanze byose ubishyize hanze ngo tuyi indirimbo yitwa Imbeba na indirimbo aririmba ngo ndagatsama ka Yesu ngo tuyi indirimbo yitwa Imbeba uzi neza ntabwo nzi mu by'ukuri message bashatse kuririmba. Divi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuza tukaganira nawe, ni ibintu by'agaciro cyane kandi bonne chance muri sinema bizagende neza. Uzadusurize Pascaline, ni umudamu mwiza cyane, umudamu mwiza nkunda ngiye by'umwihariko nzamugusuhuriza kandi nawe wakoze cyane urakabyara. Taji wakoze cyane guherekeza Divine ukamuha ifuti ukamugeza hano, ndakuremeye wumve ko bindenze noneho bidahagije guhereza lift Divine ngo deplace ngeze mu rugo cyangwa ufite izindi gahunda ugiye he? Niba ari mu basore ntabwo nkujyana aya ugiye he yakudeprasada kuko nubundi niba ukuzanye yanagusubiza aho wavuye. aransubiza nta kibazo Agusubizayo. Taji amanota urayatahanye, wakoze cyane. Urakoze kundemera